nongeye kubakira hano mu kiganiro cy'imbona imvano cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri mu 2024. Uyu munsi turabagezaho igice cya kane ari nacyo cya nyuma cy'uruhererekane rw'ibiganiro twatangiye kubagezaho rw'abahoze bakina imikino ngororamubiri mu Rwanda. Mbibutse ko ibi biganiro twagiye kubitegurira muri studio i Bordeaux mu Faransa mu mpera z'umwaka ushize, aho Mukamurenzi Marciana atuye. Twamuhuje rero na bagenzi be bakinanye mu myaka ya za 70 na 80, bariko baje ku murongo wa telefone kubera yuko bari ahantu hatandukanye. Twanatumiye n'abakinnyi uwo mukino mu myaka za 90 n'ibihumbi 2000 kugeza ku bakina ubu ngubu. Iki kiganiro cya nyuma kirakomereza aho twari tugeze ku kureba ejo hazaza h'abakinnyi bakina imikino ngororamubiri mu Rwanda. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi mugiye kukigezwaho na Ferenga Kwaya. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102 n'ibice bibiri. Ubushize twahagarikiye kuri Ntawurikura Matiyasi ari kutubwira iby'ishyirahamwe ryabo rigizwe n'abahoze bakina imikino ngororamubiri mu Rwanda bagiye mu marushanwa y'isi. Reka mbibutse gatoya aho yarageze. No kuri iryo shyirahamwe ririmo kandi ndashimira Perezida wa Komite Olympique ko nibura batwakiriye muri iyi myaka, kuko hari abandi byari byarabananiye kutwakira sinzi impamvu. Tukaba turi mu muryango wa Olympique, tukaba turi muri Komite Olympique, turabyumva, ariko ngira ngo ntabwo ari byo naje kuvuga hano ibya Olympique, kuko usanga habamo ibibazo ugasanga kugira ngo bikemuke nyine tuzitabaza Perezida wa Komite Olympique. Bangira ngo wenda hari n'iletere twanditse bishoboka ko yaba yarayibonye cyangwa atarayibona, nibo badushinzwe hari ibyo bazakemura, kuko ndabizeye. Ishyirahamwe rero turirimo, ariko usanga ntirirakomera ku buryo twagera ku cyo twagira twifuzaga, nuko twazamura imikino y'abana mu iryo shyirahamwe, ariko hagenda havuka utuntu duto ariko tuzakemuka natwo bitewe no kudufasha kwa Komite Olympique. Ubu se umuntu avuze ngo Association des Olympiques ni ukuvuga rijyamo bande? Rijyamo abantu bahagarariye igihugu muri Olympique bose. None nka Marciana turi kumwe hano nawe arimo? Yarimo, nuko gusa ari hanze, ariko bose barimo, abahagarariye igihugu bose barimo. Twagiye tubanika abari hanze, abari hano turi hano. None ko Marciana yarimo atubwira yuko ntimukivugana, ntimuhura, ni na gahuza miryango ibahuje, mugombe kuba mutari mwabageraho neza namwe muri association yanyu. Marciana rega urumva, sinzi uko nagisubiza icyo gisubizo, kuko kugira ngo uvugane n'umuntu uri hanze buri munsi usanga bigorana, ariko ndamuzi, nzi ko ariho twaravuganaga, ariko na n'ubu kandi ku mutima ntari bijyanye nawe ngo wenda tuba aricyo twapfuye, ariko turi kumwe ku mutima. Okay, muri association ufitemo umwanya Bwana Matiyasi? Ndi umujyanama. Wabagira inama yuko n'aba bandi bari hano mwabageraho? Rwose umuntu wakinnye Olympique aremerewe, nta kiguzi, turanabyifuza kugira ngo tube benshi, nibura ijwi ryacu rigaragare. Madame Alice yabasabye ko muzabafasha, muzabikora, ngo ari niba ari uwababandikiye. Yego rwose tuzabikora, nta kintu badusaba ngo twange kugikora. Niyo baruwa twarayibonye, twayishyikirije akanama nkemurampaka, karimo karabikoraho, niko kabanza kubyiga mbere yuko hafatwa umwanzuro wa nyuma. Rwose byihuse bazabona igisubizo, kandi nabo tuzabahamagara tuganire. Reka twumve na Ndagijimana Erukani. Wowe umaze kuvuga ngo uhagaritse kongera kwiruka, nta gitekerezo wagize cyo gufasha urubyiruko rurimo rurabyiruka muri atletisme cyangwa se mu mikino ngororamubiri? Maze guhagarika kwiruka, icyo gitekerezo nari ngifite, kandi numvaga mbyishimiye cyane, byibuze kugira nk'abana nakunganira mu byo nshoboye mu byerekeranye yenda no kubatoza no kubakundisha imikino ngororamubiri atletisme, ariko uburyo yenda n'ubushobozi bukaba buke, bigatuma yenda bidakorwa. Gusa yenda tubikora mu buryo yenda nk'ikipe dufite, ariko atari ikipe ifatika, mu buryo bwo gukora siporo nk'abasheshe akanguhe, abakuze n'abana bakabiboneramo, ariko ntabwo byari byazamuka ku buryo yenda haba ikipe nyayo
ifite ubushobozi mbese bwo kuvamo abahanga. Ni muri urwo rwego rero nagize icyo gitekerezo, ariko nyine ubushobozi burabura. Gusa hari icyo mbona yenda nk'ibitekerezo natanga mu buryo bwo kugira ngo abana bato bakundishe siporo. Ntanasaba nk'ubuyobozi bwa atletisme mu gihe habaye nk'amarushanwa kujya bafata abo bantu b'inararibonye mbere y'uko amarushanwa atangira, mu buryo bwo kubakundisha no kubashishikariza urubyiruko bakiri bato gukunda siporo ya atletisme, bagacishaho nk'akantu kameze nk'akarushanwa nabo ubwabo mu mbaraga zabo bafite. Ibyo byatuma nabyo urubyiruko bakiri bato bakunda atletisme. Ikindi hakajya habaho uburyo, hari nk'abantu yenda bafite ubushake ariko ubushobozi bukabura, ndetse bakaba bashinga n'amakipe bagatoza n'abana, ariko bwa bushobozi buke bugatuma yenda imbaraga zitaboneka ngo abo bana barusheho gukora iyo siporo. Kandi noneho natwe tukagira uruhare cyane mu kubikundisha abana aho turi mu turere twacu, cyangwa se habaye nk'imikino nk'uko tukabishishikariza tukabakunda. Kuko mu Rwanda burya n'icyatumye tutagira imbere cyane mu rwego rw'isi, ahanini dutangira atletisme tumaze gukura, kandi abandi bateye imbere nk'abanyakenya ndetse n'abandi bakunda kubona n'imidari muri Jeux Olympiques babitangira bari hasi cyane, bakabikuriramo, noneho bakagenda babikunda bakurikije n'ababanjirije. Ariko hagati aho se, wowe aho ngaho uri mu Rwanda nk'ubu ngubu twumvise ko mufite ishyirahamwe, ese urimo urabafasha iki? Hari na komite olympique, hari ishyirahamwe rya atletisme, hari minisiteri ishinzwe imikino aho ngaho mu Rwanda. Izo nzego zose zishinzwe urwo rubyiruko, urimo urabafasha iki mu bunararibonye bwawe kugira ngo byibuze ejo hazaza h'abana ibyo utashoboye kugeraho bo babigereho? Twe dufite n'umugisha nk'hano iwacu mu karere k'Ubugesera, hari amarushanwa akunze kuhabera hafi ya buri mwaka, kuko dufite meya wacu ukunda siporo, noneho bigakubitiraho n'uwitwa Gasore Serge akunze gukoresha amarushanwa kenshi, kandi ibyo usanga bigirira akamaro urubyiruko, kuko iyo babibona bakabona ndetse n'abandi baturutse ahandi baza gukora siporo hano iwacu mu Bugesera, usanga birushaho abantu ukabona barayikunze. Noneho nkaba nizera ntashidikanya yuko mu gihe kiri imbere ndetse nk'ahandi iwacu mu Bugesera hazavamo abasportifu bagera no mu rwego rwo hejuru, dore ko hari n'abagenda bagira amahirwe bakabona uburyo bwo kugera hanze yenda kujya kwitorezayo. Kandi nanjye ndetse kubura uburyo, ariko numva nanjye rwose nashishikariza urubyiruko gukunda siporo. Ariko nari nkubajije impamvu utegera abayobozi b'aya mashyirahamwe ayoboye umukino wa atletisme kugira ngo ubatere inkunga, ubafashe mu bitekerezo, mukorane ku buryo mwagera kuri ibyo bitekerezo ufite byo gufasha urubyiruko. Ngira ngo nk'uko Mathias ariho abivuga, tufite nyine iryo shyirahamwe ry'abakina imikino ngororamubiri bagiye muri Jeux Olympiques, naho nyine dushobora gucisha ibitekerezo mu buryo bwo kubonana bwo guhura, ariko nyine igihe tutabonye uburyo bwo guhura kugira ngo yenda tutange ibitekerezo, urumva bikomeza gusa n'ibidindira. Ubwo babyumva kandi bakaba bumva yuko rwose bafashe imyanzuro yuko rimwe na rimwe ndetse bazadukenera tugahana ibitekerezo, ibyo ni inzira nziza yo kugira ngo dutange ibitekerezo byacu. Muri iki gihe aho bigeze aha n'ubukure burimo, umuntu ugeze ku myaka 64 ntabwo ari mikeya. Ibihe byose gufasha urubyiruko, nzi ko nari mfite n'umuhungu wanjye abigiyemo rwose, ntibyakoraga kuva muri segonderi rwose, ntibyakurikiraga rwose. Ibyo iyo ataba na korona ubu aba ari hanze, kuko yari afite antreneri witwa Damascene, niwo wamutoza rwose. Yagiye igihe cyiza cyane kuri Batwamushake na Pasiporo ayibonye ashaka kujya no muri Kenya. Ariko nanone urubyiruko rw'iki gihe uko twakoraga twebwe twaritangaga cyane dukunda umukino, mbese ni ukwinginga vugisha kuri ikintu gifite amafaranga niyo yagiye imbere, ntabwo yabijyamo. Ariko twebwe twarakoraga kugira ngo tuheshe igihugu cyacu ishema. No kugira ngo rero dufashe abantu urubyiruko rw'iki gihe, ni ukubanza umuntu akarwigisha rugakunda umukino, rugakunda n'igihugu, akabyishyiramo, akabitekerezaho. Njyewe ubwanjye atletisme ngiye kuyikunda cyane nta kibazo. N'imyitozo ntabwo yayikora nk'uko twebwe twayikoraga. Kuva natangira kwiruka muri 87 na 6 9 kuko nabavuga mu gitondo kujya nimugoroba nta kintu nakoraga. Ko ababyeyi banjye barampaye uburenganzira bwo kwiruka,
ariko umwana w'ikige ntabwo urugero kubikije ntabwo wavuga ngo biruke ukwezi amezi abiri umwaka muzima agarukundi avuga ngo niba nsizwe agiye agenda abandi nicyo gitekerezo ryo ratanga ariko ni kubigisha kuko tugeze mu zabukuru. Icyo cyifuzo cyawe reka tukibaze Clementine. Clementine, iki gitekerezo Nyandwi arimo aravuga nibyo koko mwebwe rubyiruko rw'ubu ni amafaranga mushyira imbere ntabwo mwitanga nk'uko bo bitangaga, ni ukubera iki mumeze mutyo? Ibyo ngibyo muvuze abantu buri muntu aba afite umutima we. Ngewe nkurikije nk'uko mubivuze mbaye nkurikiza inyungu z'amafaranga nta nubwo bino bihe naba narabibonye. Nakabaye narageze mu Butaliyani nkishakira amafaranga gusa. Ntabwo wemeranya na Nyandwi rero, wowe ntabwo wemera ko ariko bimeze? Ku ruhande rwanjye harimo ababikora birashoboka, nanone sinamurwanya, ariko ngewe kubera ko numvaga icyo nshaka kugira ngo izina rizamuke ntabwo nakurikije gushaka amafaranga, kuko inkurikije gushaka amafaranga aranzi uyu Matiyasi mu Butaliyani urahiga pe, ni uguhinga. Ntabwo nakabaye rero nararetse ngo njye gushaka ibihe bya Olympique ntishakiye amafaranga, kuko nzi yuko Olympique ni izina. Wowe rero ubona aba bantu bakubanjirije ubona bagufasha iki? Nk'abakuru banjye igiyeho ikintu cya mbere ni inama mbasaba mu nkunga ikomeye, ubundi inama niyo ya mbere. None muri bo ntibajye baziguha, ntawe uguhamagara ngo aguhe inama? Muntu dukonegitana n'intuze ntawikura, wenda na simukeka tubana hariya mu Butaliyani tumva nta bandi. None urababonye rero hano turabakweretse, ubashake urebe yuko bajya muvugana bakaguha inama, buri wese aba afite icyazi gitandukanye n'icyundi. Cyo kunshakira amakompetisiyo nk'ubu bibaye byiza banshakirana, haba habura ibintu byinshi nka Matiyasi arabizi, so Matiyasi isabizira arabizi. Koci Murenzi nawe arabizi hariya mu Butaliyani, cyo koza nanone simu aramfasha imyitozo nta kibazo kirekire mba mfite ku myitozo. None se mu Butaliyani ni kure yo mu Faransa? Ni hafi. Ni hafi kandi wahoragurira ngo urashaka kubona Mukamurenzi ari hano mu Faransa nturaza no kumureba? Kumubona ntabwo nari nzi ko anaba no mu Bufaransa. Ntabyo wari uzi? Ni ukuri kw'Imana njye nta nubwo nari nzi ko abaho. Ni ubwa mbere umwumvisha avuga? Ni ukuri kose kandi ntabwo wabyumva, njyewe mwana ntunguye. Mukamurenzi urumva umuntu ugukunda abo mu Butaliyani? Nashatse no kubabwira nimuze kumpa n'ifoto yiwe. Kera najyaga nifuza kubona Matiyasi ngirirwa amahirwe ndamubona, ni umushuti wanjye, ni umupapa mwiza utanga inama, ariko niyabona nakoze ibintu byiza arampamagara akampa furaje, umva ni byiza. Ariko uretse Matiyasi n'aba bandi bose nabo wabashaka bakajya bakugira inama, buri wese aba afite icyo afite undi adafite. Ahubwo n'undi wirwamagana natunguwe kandi ariho mvuka inahangaha mu karere ka Ngoma. Wumva ko wahaboneye benshi bagufasha kandi banyu bakwegereye, kandi turi mu ntara imwe. Ibibazo abo bamama bose bantunguye, ubwo sinzi ubwo wakoze. Biragufasha. Ubwo rero muze kuza guhura, urumva ko hari n'ishyirahamwe ryashyizweho, niba nawe waragiye mu mikino Olympique urumva ufite uburenganzira bwo kurijyamo, ngira ngo wabyumvise. Matiyasi narabyumva ko uwo mukobwa ari umuhungu wanjye bakinanye, agomba kuba amuzi, namuha akamubwira izina n'ukuntu. Okay, Clementine, waba uzi umuhungu wa Nyandwi? Ntabwo muzi. Bamwita nde? Nitwa Clementine, twabaga i Nyamata mbana na Barakeri, ugeze kuza kudushora muri ahantu twabaga muri Rokari. Okay. Uribuka abana ugeze kuza ukabagurira amandazi n'amata, twarirukanganye n'iminsi n'ibiri cyangwa itatu, hafi y'umweru cyose dukorana. Ariko banza twibwire, wowe uri umuhungu wa Nyandwi, witwa nde wowe? Nitwa Eric Kwizera. Clementine uramwibutse? Ndamwibuka, ariko papa ndumva nawe mwibuka. Nyandwi nawe yavuze ko uyu muhungu we nawe arimo arakora iyi mikino yo kwirukanka. Urumva mu rubyiruko mushobora guhura mukanahuza mukanafashanya.
rero nk'abo ngabo ntabwo twego tubazi ariko ko ahise yumvisha ijwi rye n'izina ahita amenya ko ari we arambwira ngo papa umukobwa twarakinanye yigeze kudusanga i Nyamata aradusura rwose yatugura amazi bazi niyo mpamvu nakuvuga ko nanjye nafite umuhungu wanjye yaritanye kubijyamo ariko ndi kumusabira kugira ngo ibyo byasubiremo dore ko yasubije mu cyanjye ibyo byaba ari byiza cyane. urakoze cyane Nyandwi. Reka dukomeze rero tujye kwa Dieudonné. Navuga ko usa nkaho uri hagati y'urubyiruko rw'ubu ngubu n'abakuze cyane bahera mu myaka za 70 nk'uko twabivugaga. Byumvikana ko wowe ushobora kuba ufite byinshi wavuga aba bakuru bamarira abatoya. Mbere na mbere ndabanza umukuru wa komite olympique biranejeje cyane kuba ari kumwe natwe ubu ngubu. Nkaba mushimiye rwose kuba yafashe umwanya we akemera kwifatanya natwe. Ni ibintu bigaragaza yuko twese hamwe siporo dushobora kwiteza imbere kandi nawe ababyumva neza cyane. Kandi nanone birambabaje kuba umuyobozi w'ishyirahamwe ry'imikino ngororamubiri atabashije kuboneka ngo nawe aba ari aha ngaha, ariko ntekereza ko urayenda hari impamvu zabiteye, ariko nawe abereho kugira ngo imikino ngororamubiri ayiteze imbere. Hanyuma ku kibazo warumbajije, ngera muri atletisme nakiriwe neza n'abakinnyi nahasanze bambanirije. Ntabwo nari mfite impano ikomeye cyane kurusha abandi, ariko gake nabashaga kugera muri stade kuko nasanze atletisme ibera muri stade Amahoro. Narebaga abakinnyi bakomeye, uwo nshuje akansuhuza yishimye ugira iki. Muri atletisme nagiye mpura n'abakinnyi ba kera, abo nagiye nsangamo nyine bakomeye bubatse izina, bakangira inama kuko njye ntabwo nari umukinnyi ukomeye, ariko njye nari imbazi watanze. Wasangaga nyine batwakira neza twe batoya, abakuru batwakiraga neza cyane, bitandukanye n'abakinnyi mbona muri iki gihe uko bakira barumuna babo. Nka Matiyasi ntabwo yaranze, ariko njye nari muzi kuko Jeux Olympiques zabereye Atlanta zacaga kuri Radio Rwanda, kandi umuntu wavugwaga cyane icyo gihe ni Matiyasi. Noneho rongera amahirwe yo kumubona muri 98 nyuma y'imyaka 2, ndamusuhuza mbona aransuhuje, numva ndishimye cyane. Muri 98 irangira yarantumiye arambwira ngo ndajyanye n'abandi bakinnyi baziranye n'abari baziranye nawe bamaze impaka kumusura. Twese duha amatreningi, nambaye mfite amatreningi ya Nike, inkweto zanga kunkwira zari nini nyine, ariko amatreningi ndavuga nti ntacyo nzatwara nambara neza kubera Matiyasi. So urumva icyo gihe bari abakinnyi bacu bakuru bari bafite umutima mwiza kuri barumuna babo. So twebwe rero navuga ku gihe cyacu hagiye hazamo icyo Nyandwi yavuze cyo gukunda amafaranga cyane kurenza gukunda umukino. Hari ikintu nanjye nsa n'uwiburemingamo, hari icyo niregamo cyo gufasha barumuna bacu, kubera yuko ngereranyije n'uko ba Matiyasi niwe twahuye cyane n'uburyo yatwakiraga, ntabwo bihwanye n'uko uyu munsi kubona umukinnyi ubu ngubu uri kuri topo. Clementine ntabwo navuga ngo turaziranye cyane kuko aje vuba agendeho ndagenda, kandi nahise njya muri Amerika, ariko kubona abakinnyi bitwa ngo barakomeye uyu munsi, uburyo bakira abana babo ntabwo biba ari byiza. Ikintu mbona rero cyateza imbere umukino wa atletisme ni uko 80% by'abana b'Abanyarwanda bafite impano yo kwirukanka kurenza indi mikino yose iri mu Rwanda. Ubwo ni ukuvuga mbega impano physical, ariko mu mutwe wabo ntabwo iyo mpano bazi ko bafite. Ibyo rero kikaba ari ikibazo kiri mu bantu muri twebwe twabanje gukina iyo mikino ngororamubiri no mu bayobozi batuyoboye, kuko ngira ngo nyakubahwa perezida wa komite olympique ari hano, ibyo ari byose nzi ko hari ibikorwa bifatika bashora mu gushaka impano, kandi ndabibashimira cyane. Kandi buri mwaka bibaho impano zikaboneka pe. Umwana yaza kwirukanka, yaza akaza agahura n'amagare, umaze imyaka 8-10 muri atletisme akamukubita amaturo, umwana asubirayo yacitse intege kuko ahita abona intera iri hagati ye n'uwa mbere, agasubira iwabo yacitse intege. Kongera kugarura uwo mwana biragoye. So nkavuga nti ese nta kuntu aba bayobozi bacu bagerageza kwegera abakinnyi, kuko burya nyakubahwa perezida wa komite olympique ubu ntugire ngo kugera iwawe byanyorohera, kandi nabaye umukinnyi ukomeye, ariko kugira ngo nzagere iwawe hari inzego nyinshi ncamo, ntabwo abonetse uzagaruka undi munsi. Ibyo bintu kenshi na kenshi
abakinnyi nkatwe twagiye dukina bitubaho, sinavuga ngo nabishatse kubageraho byananira, ariko kenshi biravunana. Ariko nkamwe mubishatse mwagera ku bakinnyi bakinnye batoya mukabwira muti nimugerageze ku bana bakiri bato, impano turazifite, ariko kuzikurikirana bimaze imyaka irenga 10-20 byarananiranye. Ni ikibazo kirenze ubushobozi bwanjye, ni n'ikibazo nkeka ko kirenze ubushobozi bw'abantu bari hano. Tugirana ikibazo na federasiyo, ntabwo ari komite olympique tugirana ikibazo, ariko tugirana ikibazo na federasiyo d'atletisme, ubuyobozi bwo kuba twakurikirana izo mpano. Kandi ntabwo tubereho kugira ngo duteze ibibazo muri federasiyo, ahubwo tubereho kugira ngo dufatanye tube twatanga n'ibisubizo. Nk'ubu nemeza ko habayeho amadivision, bakavuga bati wenda amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba n'ibiki byose tuhashyira amadivision ari munsi ka federasiyo, ntabwo ari aka komite olympique, ariko komite olympique hatubera intumwa. Hagende haba abantu bakurikirana izo mpano zagaragaye, zere kujya ziza ngo nizirangiza zizimire. Icyo nicyo kibazo dufite cy'impano zacu ziza kandi zikazimira. Kuzishaka n'ibigoye, penega kwa nayo bakubwira tugenda ushaka impano mu Rwanda zirahari, wagenda utoragura, ariko ntabwo wabasha kuzikurikirana. Bisaba iki kuzikurikirana? Zagaragaye kuko wowe Dieudonné wigeze no kujya mu Rwanda kujya gutoza, umaze guhagarika kwirukanka, ufite icyo wabonye hariya? Ni iki bisaba nk'umuntu ugiye gutoza kurera izo mpano? Ni iki bisaba uvuga kidahari? Impano irimo ibintu bitatu: hari taye, harimo no kuba umuntu akunze uwo mukino n'umutima we wose, hakabamo na determination. Kimwe kirahari cyitwa impano, cyo kirahari cyo kuvuga ngo physical kirahari, ariko noneho gukundisha umuntu umukino uwo muntu birimo ibintu byinshi cyane, no kumushyiramo determination ko agomba kugira kurwana urwo rugamba, kuko atletisme ni urugamba. Wabonye niki kinaniza abatoza kutabikora ibyo ngibyo? Ni gukurikirana iyo mpano. Usanga kenshi na kenshi ugiye kubigonganiraho na wa muntu uri muri federasiyo nawe ashaka gukurikirana izo mpano, kandi ntabwo biri mu nshingano ze. Nta perezida wa federasiyo ntabwo biri mu nshingano ze gukurikirana umukinnyi ufite impano, kandi baraza kuri manda yabo, yarangira bakagenda, nta nubwo banagaruka, bakaza bakatuyobora, bakatugira inama n'ibiki byose. Ariko kubera ko umukino aje kuwuyobora atawiyumvamo, yarangiza uwo mukino ntuzongere no kumubona kuri stade. Uwo rero naza ayobore, ariko gukurikirana impano nibabihe abakinnyi babikunze babihoramo, kuko impano kugira ngo izatware umudari ntibite intege. Ngira ngo umuyobozi wa komite olympique yababizi, ntabwo ari ibintu bisaba umwaka. Umudari wa Jeux Olympiques cyangwa wa championnat du monde biri imyaka 10. Tugize imana kuko turi kumwe na Alice Umuringa, niwe muyobozi wa komite olympique. Ngira ngo yabyumvishe izo mpungenge zawe, reka twumve ko hari icyo yaguhumurizaho. Impungenge za Dieudonné nawe ndumva hariho abo bari bagiye bazihuriyeho, ariko nababwiye ngo ahangaha wenda ntabwo ndi buvugire ubuyobozi bwa atletisme, kubera yuko ntabwo mbubamo, harimo n'ibyo ntazi, ndirinda kubyinjiramo cyane. Ariko nk'ibyo avuze ngewe nk'uko nabibabwiye, nti ubwo umuyobozi wabo atabashije kuhaboneka, ubutumwa nzabumugezaho, kandi ndibaza ko bazaziha agaciro. Kandi koko nk'uko abivuga, bano bakinnyi bose ba kera bagiye bafite experience ihagije, kandi bafite n'ibyo bashobora gusangiza urubyiruko rw'uyu munsi. Nk'uko abivuga ati twebwe dushobora gukurikirana impano, nubwo nabo wenda aho namukosora nk'uko yavuze ngo ntabwo babifite mu nshingano, ahubwo wenda icyo bakora bakorana. Ariko kubera nka federasiyo twese ni ukuvuga ngo abakinnyi bose tubona bahera hasi, utabakurikiranye mu guhera hasi ntacyo waba urimo urakora. Ubwo rero rwose namusabaga, simbizi wenda experience yagiye agiriramo yo kudakorana n'ubuyobozi, ariko ibyo ngibyo ni ibintu byazarebwaho, kubera ko ni inyungu z'abana turimo turareba uyu munsi, ntabwo ari inyungu z'abantu ku giti cyabo. Mwakoze. None nkamwe mukorana mute Madame Alice? Kuko nk'uko bivuze biri mu nshingano, namwe biri mu nshingano zanyu, mubafasha iki nk'aba ngaba bajya gutoza barya abana? Mukorana mute kugira ngo iyi mirimo bakora iborohere? Twebwe dukorana n'amafederasiyo, nk'uko nabibabwiye, tureberera federasiyo 35. Ni ukuvuga ngo buri federasiyo iyo dufite igikorwa tugomba gukorana, turakorana tukacyorganiza. Tujye nko kuri iyo gahunda yo kureba impano,
z'abana, kandi n'uyu munsi na minisiteri ya siporo nayo nzi ko nayo irimo irabikurikirana cyane. Icyo ni igikorwa kirimo kirashyirwamo imbaraga. Nimba ari ubushobozi bw'amafaranga, komite olympique irabutanga, koruganizanya na federasiyo, urugero bakoruganiza wenda kompetisiyo ishobora kureba abana, bakazana abana benshi, duhera ku mubare w'abana benshi bakagenda babagabanya bitewe n'abagiye bagaragaza impano ziruta iz'abandi. Ni abatoza mbona babikora, ntabwo nsanzwe mbona, wenda nimba harimo n'abatoza babikora bari muri aba ngaba bamwe na bamwe turi kumwe aha ngaha simbizi, ariko ubusanzwe nyine federasiyo niba yazanye abatoza bakareba bakagenda batoza abo bana bakazana bakurikirana. Hari nk'ikindi kibazo nacyo numvise, ngira ngo ni Clementine wavuze ko yashoboye kubona umwanya usabwa kujya gukinira imikino ya olympique izabera hano mu Bufaransa. Nk'ubu murimo murakora iki kugira ngo mumufashe atazahura n'ibibazo? Mwaramwegereye, mubikurikirana gute? Nawe ari hano arimo aratwumva, mwamufasha? Ikibazo kijya kibaho wenda n'abari aha ngaha babyumve, wenda umuntu utari mu ishyirahamwe kuzagira aho yahurira na komite olympique, twebwe rwose mu by'ukuri biratugoye kuba navuga ngo ndajya gushaka umukinnyi ku giti cye kandi hari cano ngomba gucamo, biragoye. Nk'uyu mwana yabonye, nabibonye mu makuru bitambuka, ariko mu by'ukuri nta ubuyobozi bwa atletisme nta ayo makuru sinzi nimba buyafite, ko nta nubwo burayatugezaho. Ariko twebwe kubera ko ari twe tubifite mu nshingano, tuzabegera tubasabe kutugeza kuri uyu mwana Clementine, hanyuma turebe icyo twamufasha, nimba ari mu myitozo, mbese mu rugendo rusigaye rwo kwitegura kugeza tugeze mu kwa karindwi umwaka utaha iyo mikino igeze. Kuko nk'uko mwabyumvishe muri kino kiganiro, birashoboka wenda ko mutabimenye mutarimo hari, ariko agitangira yatubwiraga ko arwaye. Umuntu nk'uyu nguyu urumva birihutirwa, ni umuntu urimo uravuga ko azajya gusiganwa muri uyu mwaka, none yahuye n'ikibazo ararwaye, abakagombye kuba mumufasha ntabwo murimo muramufasha. Murumva atari ibintu byihutirwa? Ni ibintu byihutirwa. Ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo tugomba gushaka ishyirahamwe rye rikamwegera kubera ko ubundi umukinnyi yakabaye ava aha ngaha afite ishyirahamwe abarizwamo, akaba ari naryo n'ubundi rizajya rimenya ibibazo bye umunsi ku munsi, kuko twebwe ntabwo muri federasiyo 35 dushobora kujya tumenya ngo umuntu ku giti cye, nta nubwo byadukundira. Wari utubwiye ko we wabibonye mu makuru, kandi ubaye mu kiganiro umenya andi makuru y'uko noneho wa muntu watsindiye uriya mwanya noneho ararwaye. Nk'ibintu nk'ibyo byihutirwa ntabwo ari ibintu byari bikwiriye gushyirwa imbere cyane, ku buryo umuntu atagomba guca muri ziriya nzira nyinshi zigoye z'inzitane, kandi ari ikintu kigomba kwihutirwa kugira ngo uyu muntu ategurwe, kuko abandi bo bageze kure bararimbanyije kwitegura. Ngewe icyo mwaza kumfasha nyuma y'ikiganiro ni uko mwampuza n'uyu mwana, nkamukurikirana, nkababaza n'ishyirahamwe rye, nawe nkanamubaza kandi nkamubaza imikoranire ye n'ishyirahamwe asanzwe aba yabarizwamo, nkabyumva. Niba adakorana naryo nkamuhuza naryo kugira ngo natwe tuzabashe no kumufasha. Nicyo rwose nicyo twashakaga. Reka dukomeze rero. Julienne, wowe ubona wakora iki muri iki gihe cyafasha urubyiruko mu bushobozi ufite, wegeranye na bagenzi bawe? Ubona ari iki cyakorwa kugira ngo urubyiruko rw'iki gihe rutere imbere mu rwego rwo kunonora imitsi cyangwa se iyi mikino ngororangingo? Mu by'ukuri iyo ndebye urubyiruko rw'ubu, cyangwa ni uko ntawe ubitayeho, kubera ko ubwenge turabufite, yewe n'ubushake turabufite. Kandi nkongera nkavuga ngo amazina yacu muri minisiteri y'urubyiruko arahari. Kera bankadireri babaga mu makomine, bakaba mu maperezida, bishatse kubishyiramo imbaraga, uko bajya mu turere bagakora imihigo biturutse mu mirenge, yewe niyo tutagira icyo tubaka dufite ubushake bakatwifashisha, ntitwabikora bikemera, ntitwabagira inama. Burya inama ni iza mbere, kandi burya umuntu wakoze atletisme akajya hanze kuri agatozwa n'abazungu, ni ukuri nawe ubwawe wiyumva nk'ugutoza abandi bantu batashobora. Ariko nukurikira aya mashyirahamwe aba batoza,
niyo ubikurikiranye nawe nyine uraceceka ariko none se wakwikubita mu bintu batashatse kubishyiramo imbaraga wowe ukabishobora? Wagenda ukiyuza ngo ngiye gufata abana ngo mbatoze ngo ngire gutya, wasanga utangiye gukagana n'inzego gutyo. Kandi minisiteri ifite amazina yacu, ntabwo bigeze batubonaho ubuswa, yewe naho turi ntawatwiyambaje ngo byange. Nyine wa mugani se niba ari disi wavuze ese wajya kureba umuntu ukomeye ukamubwira uti ishoboye, ko ari wowe nibura wavuga ati turagukeneye, kandi ntiwatinyuka gusuzugura cyangwa ngo nawe impano ikurimo wange ko yaka. Reka twumve Alice ni umuyobozi aragusubiza. Alice, urumva igitekerezo cye arimo aravuga? Mwebwe mu rwego rw'ubuyobozi niba mukorana na minisiteri nk'uko yarimo abivuga mukorana na leta, muyigiriye iyihe nama kugira ngo ishobore gufasha abantu nk'aba ngaba babakoreshe ntibabibagirwe ntibase nk'aho batanabazi? Mubikoraho iki ibi ngibi? Ntabwo rwose nakubeshya ko hari ikintu gisanzwe gikorwa. Urumva aba bantu basanzwe bariho, ariko nk'uko babivuze wenda nibwo binamenyekanye ko n'ubwo bushake babufite, cyangwa se wenda sinzi nimba basanzwe bagerageza kubikora bikanga, ariko minisiteri nayo ndumva itabasubiza inyuma. Yakorana n'ishyirahamwe ryabo bakabegera, bakazana ubunararibonye bwabo bakayifasha kuba bateza imbere abana bakiri batoya. Inama natwe tubagira ni ukuba babifashisha nk'uko byumva, kubera ko bafite ubumenyi buhagije muri uyu mukino. Murakoze. None se murabahuza se na minisiteri, murababera abavugizi? Kuko igitekerezo baravuga bati umuntu wo hasi kugera ku wo hejuru biragoye, ariko uwo hejuru iyo amanutse agiye kureba uwo hasi ibyo biroroshye. Nk'uko nabyiyemeje kuba naje muri iki kiganiro nkahakura bino bitekerezo byose, ni ibitekerezo byubaka kandi ni ibitekerezo dukeneye kuzabigeza kubo bireba bose. Rwose ndumva ubwo buvugizi nzabukora tukareba ko hari icyo buzatanga. Muri iyi mikino izabera hano mu Bufaransa, mwamumaze kubona abakinnyi murimo murategura bazajyayo? Mwamufite nk'abangaho ubu? Mu mikino itandukanye duhera kubo tuba twaragiye dutegura muri iyi myaka ine itambutse. Hari abo dutegura muri atletisme, hari abo dutegura mu mukino w'amagare, hari abo dutegura mu mukino wa taekwondo, hari n'abo dutegura muri beach volley no muri triathlon. Ariko bitabujije ko n'undi mukinnyi uwo ari we wese wabona qualification, abo nabo tuba twarahereyeho bitewe n'ibihe bafite n'uburyo bahagaze kuri ranking y'isi. Habonetse rero n'undi mu yindi mikino itari iyo ngiyo navuze waboneka, nawe twamufasha tugakomezanya urugendo, ariko abo ngabo nibo nkurikije ubushobozi bwari buhari barimo barategurwa. Nko muri atletisme, imikino ngororangingo mufitemo bangahe? Kugeza uyu munsi bagera kuri 5. Mu buryo mutegura, kubera ko iki kiganiro aho kigamije cyane ni ukureba n'iki cyakorwa kugira ngo aba bakiri batoya bafashwe, mu buryo bategurwa, kuko mwakurikiye bino biganiro kuva bigitangira mu mateka yabo, ni ibihe bitekerezo mubonye mwavuga muti turabona noneho uburyo bwiza bwo kugira ngo tubategure, tutareba noneho hano gusa ipari mu myaka yindi n'inyuma yaho? Murabona ari iki muzakora cy'akarusho kugira ngo bizagende neza kurushaho? Icyo nkuyemo ni uko harimo abagiye babigarukaho bavuga ko hari ikintu abakinnyi b'uyu munsi, hariho bamwe bashyira imbere amafaranga ntibashyire imbere umukino. Iyo myumvire mu bakinnyi ni ukugerageza kuyigabanya. Ntabwo twabifata nabi kubera ko nabo baba bashaka imibereho, ko imibereho y'uyu munsi iragoye. Icyiza cy'uyu munsi kandi natwe tubashishikariza ndetse na minisiteri ni uko yakabaye siporo y'umwuga, ikaba siporo ukora ari mu rwego rwo kwikunda, ariko ikaba na siporo izagutunga. Ni ukubijyanisha rero byombi, ariko ukabumvisha yuko cyane cyane duciye muri aba bakuru babo bababanjirije, ikintu babakeneyeho cyane cyane ni inama, no kubabwira uko urugendo rwabo rwa kera rwagiye rugenda, tukajya tugerageza kubahuza nabo, bakumvisha umwana yuko ashobora no gukina ari bubone amafaranga makeya, ariko agakina kandi akagera ku rwego rushimishije. Bo bagiye bakina muri kondisiyo zigoye cyane, ibikoresho bitaboneka nk'uko babyifuza, ariko uyu munsi
akenshi iyo ndebye ubushobozi minisiteri yacu iba yabishyizemo ubona yuko babona n'amarushanwa menshi ku rwego mpuzamahanga. Abangaba twagiye twumva hariho ndahamya ko hashobora kuba hari n'uwajyabaga wenda yaritabiraga iyo mikino aribwo bwa mbere asohotse mu gihugu, ariko uyu munsi siko bimeze, babona aho bitoreza. Ni ukugerageza rero kubumvisha yuko bafite ibiborohereza byinshi biruta ibyo abangaba twaganiriye nabo bari bafite. Nabo rero icyo nabasaba ni uko igihe cyose tuzabiyambaza kugira ngo bajye bafasha abo bana bazajya bahaboneka. Murakoze. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93.8. Clementine, yego hari ibyo ukeneye kugira ngo ushobore kuzitwara neza i Paris uhagarariye igihugu cyawe, kuko Alice atubwiye yuko bari buze kuza kugufasha, ariko uretse ibyo ngibyo byo kureba gusa Paris, ni ibiki bindi wumva nkawe nk'umukinnyi wumva ko uba ukeneye kugira ngo na nyuma ya Paris mu myaka ine izakurikira uzitware neza? nakomeza nzi ko ari umuyobozi wa komite olympique uriho ubu ngubu. Birakunejeje? Yes, biranejeje cyane kuko nigeze kugira ikibazo mbere, impamvu mba ntavuze cyangwa ngo mbe nakegera abayobozi ba komite olympique mbabwire nk'ikibazo nakagize. Nigeze kubona buruse ya olympique 2015. Icyo gihe nza kugira ikibazo, ndarwara byatari, ngira ikibazo banjyana muri Kenya ahantu muri kampu sinayishobora. Ndababwira nti iyi kampu kubera ntayimenyereye si byiza, ndabasobanurira ikibazo biranga. Ndangije ndaza ndwara ukuguru, sinagira ubufasha kandi mfite buruse. Ari nayo mpamvu ubu ngubu ntazi ngo buruse zitangwa gutya, zigendera kuki, no kuba narashatse ibihe nabishatse ntitaye ngo hari ubundi bufasha ndabukeneye. Ntago ari uko mvuga ko ntabukeneye, nkeneye ubufasha bwinshi cyane, ahubwo ubu ngubu aho bigeze niho urugamba rukomeye, kuko iyo mbona ko ngeze ku masaha 2025 nta nkunga mfite, nta n'ubimfashamo, urumva ko ari ukwitanga kwanjye. Niyo ndwaye ndavuga ngo ndarwaye, na hariya mu Butaliyani ni ibintu bizwi, nubwo mubona ngo tuba ku mumanajeri ntuze Mathias warabizi. Iyo urwaye ufite imiti yose, buri kimwe cyose urakigurira, yaba inzu turayikodeshereza, haba ibyo kurya urigaburira, nta kindi. Kugira ugere ku cyo ushaka hari ibyo wigoma. Nka komite olympique yo mu Rwanda wumva yagufasha iki wowe? Aho ngeze rero hano yanjye ku bwanjye sinzi, ntabwo namenya. Cyangwa mbikurekere kuko yemeye yuko nza kubahuza nyuma y'iki kiganiro. Alice, ndaza kuguhuza nawe hanyuma uze kumubwira ibyo ukeneye. Nta kibazo. Hanyuma ngaho reka nkubaze rero nk'umuntu mutoya wo muri iki gihe uri muri rukanka, muri rusange, kugira ngo muzagire abiruka beza mu myaka 4 iri imbere, ubona wowe hakorwa iki? Njye numva komite olympique ngo niyo ibifite uruhare rwinshi gufasha abakinnyi, kuko ni nayo ifite byinshi yafasha abakinnyi. Uyu mwaka numvishije ko yafashije abakinnyi bakeya, birashoboka hari n'abavuyemo. Komite olympique ntago nyigiraho ikibazo cyane, kuko abakinnyi ikoresha n'abo federasiyo bayabahaye, bajya bicara bakaganira ikabereka abakinnyi bakwiriye gufashwa, ariko muri abo bakinnyi bakwiriye gufashwa bakareba n'abari kubafasha, kuko coach ntago ari gutanga imyitozo wenyine, kuko ni nka team. Nk'ubu wenda ngewe komite olympique iramfashe nka Clementina, ingeneye $1,000 ni urugero, kandi mfite abakinnyi tubana bari inyuma yanjye kandi bari kungenderaho ndi gufasha. Icyo gihe ya mafaranga nimba ari 1,000, nabo abakinnyi banjye bakagombye kuyaryaho kugira babone aho bazamukira. Hari abari kumfasha, abo turi gukorana se ngenda birangiza mpite njya kunywa amata y'ikivuguto, mpite mbona imbuto ndi burya ako kanya, abandi bahita bataha nta kintu bari bubone, kandi nabo ni babakinnyi ejo uzumva ngo umwe yaje yansimbuye. Icyo gihe naho haba harimo ikibazo. Okay, reka Immaculée, wowe ubona ari iki cyakorwa kugira ngo urubyiruko rw'iki gihe rurimo rurakora imikino ngororamubiri rushobore kugera ku ntego rwifuza, cyangwa se wowe ubwawe ubifuzaho?
ikintu mbona cyakorwa ni uko komite olempike ibishinzwe nyine yagerageza kurwegera bagenzi banjye bigeze kubivugaho babanje abo bana babonanye izo mpano bakagerageza kubegera bakiri bato bakabakundisha uwo mukino bakiri bato kandi bakabaremamo icyizere cy'uko hari ahantu bashobora kuva n'aho bashobora kugera. ngira ngo mwumvise sinzi hari umukinnyi wigeze kuduha ubuhamya bw'ukuntu yagiye yitabira imikino rimwe na rimwe ariwe unirihiye itike ariko buri uko yitabiraga umukino yadusangije yuko yakuragayo experience. ariko ntekereza ko nanone abo bana bagiye baganirizwa kenshi n'abantu babatanze muri uwo mukino bawukinnye kera ndetse bawukinnye nta n'inyungu nini zigaragaramo ariko bakabasangiza ku byiza bakoraga muri uwo mukino ibyiza bitari n'amafaranga n'iki kandi noneho bo bakabereka ko mu gihe tugezemo bashobora no kubikuramo n'ubuzima n'imibereho bakoresheje izo mpano. ntekereza ko byarushaho gutera imbere mu gihugu cyacu. rero ntekereza ko bashyizemo imbaraga nk'uko zijya mu mikino y'amagare nk'ubu dukunze kureba imikino y'amagare n'aha mu Rwanda ugasanga leta yashyizemo imbaraga haturutse n'abafatanyabikorwa ku mpande bakitanga uwo mukino ugashyigikirwa ku buryo bugaragara bigatuma abaturage bawukunda. ntekereza ko wenda ikibayumva ntabwo itageze ariko igerageje kubishyiramo imbaraga umukino ugakundwa nk'uko n'uwo mukino w'amagare ukundwa nk'uko umupira w'amaguru ukundwa hano mu gihugu na atletisme bayishyizemo imbaraga leta ibihagurukiye ikabishyiramo imbaraga uwo mukino wakundwa kandi bageza urubyiruko ku cyo bifuza. naho nkatwe twawukinnye kera dukuze navuga ko nta kinini twagiye tubikoraho twabijyagamo yego tukumva turishimye twe twari tutarashyira imbere cyane agaciro k'amafaranga n'iki abantu babaga bagifite ubuzima bumva ntacyo bubatwaye ukumva ubwo ufite ni bwiza wahembwa nk'akantu gatoya nko kuriya nababwiye ibyo twagiye duhembwa nk'ubu byumvise watekereza ko ari ikintu kidafite agaciro ariko muri icyo gihe cyabaga ari ikintu gifite agaciro gakomeye kuko niba umwana agiye mu mukino runaka agatahana nk'iyo radiyo iwabo nta radiyo bagiraga akaba ari nka radiyo ya mbere ihindutse muri urwo rugo kumva cyabaga ari ikintu cy'agaciro gakomeye. nkaba mboneyeho rero nkifite mikoro ko gushimira cyane umunyamakuru Ferenga Gakwaya watekereje kuri iki gikorwa cyo kuzirikana n'abantu twagiye muri iyi mikino kera cyane nta koranabuhanga ryinshi rirabaho ntaki akaba yaradushakishije akatubona mboneyeho kumushimira. gusa njyewe nasanze abenshi hari abo numvaga amazina ariko ntabazi simbazi ku isura abo bantu urikura bande andi sinzi bavuzemo n'andi mazina numva yagiye agaruka kenshi mu matwi yanjye ariko njye nta n'umwe nzi. abantu nzi kuri uru rubuga ni abantu babiri ni Mukamurenzi Marciana icyamamare mucuti wanjye by'umwihariko na Marita Mukakigeri nawe ni inshuti yanjye niyo twagiye duhura tuganira ariko abandi ntabwo tubazi kubera yuko twe turi abakera turakuze. urakoze cyane Immaculée ibintu avuze bitumye nabaza Alice kino kibazo kuko anyibukije ibibazo abakoraga umukino w'umupira w'amaguru bagiye bambaza igihe nateguraga ibiganiro nk'ibi ngibi byabo barambwiraga bati abayobozi badushinzwe bari bakwiriye kutuzirikana twe twakiniye igihugu twahagarariye igihugu bakajya bashyiraho nk'ibintu byo kutwubahisha nk'iyo haramutse habaye nk'umupira bakadushyira mu myanya y'ibyubahiro. bampaga nk'urugero bakambwira bati genda ujye no muri federasiyo urebe nta foto n'imwe y'umukinnyi wabaye icyamamare mu Rwanda urimo. Alice nagira ngo nkubaze ibintu nk'ibyo ngibyo mujya mubiteganya kubikora cyangwa murabikora byo
kubahisha abantu nk'aba ngaba? ibyo ngibyo muri komite olympique turabikora cyane cyane twebwe ntabwo tujya tworganiza nta marushanwa cyangwa se ibindi bintu tworganiza, dukunda kuorganiza cyane journée olympique niyo tworganiza hamwe n'abana, cyangwa se wenda n'ibindi bikorwa bikeya bigenda bivuka tugenda tworganiza. Ariko twebwe igikorwa cyose dukoze duhamagara association y'aba olympique. Hari igihe tuba tutashoboye kubatwara bose, tukavuga tuti mutuzane abantu bahagararira abandi 2 cyangwa 3, bakaza tukabereka abana bakiri bato, tukavuga tuti dore uyu nguyu yahagarariye u Rwanda, tukabibabwira. Hari ibyo twakoze Gatagara, hari ibyo twakoze mu Bugesera kwa Gasore Serge, hari ibikorwa tujya tugira dufatanyije na ministeri, ibikorwa byo kwibuka aba olympique turabahamagara. Mu bikorwa byacu byose aba olympique nibo bantu dushyira imbere, kubera yuko nibo badushamikiyeho, niko nabivuga. Murakoze. Hari igitekerezo Mukamurenzi yatubwiye ati maze gutsinda umwanya wa 2 muri Kenya bahise bashyiraho fondation Mukamurenzi. Ibikorwa nk'ibyo ngibyo mubona muramutse mubikoze bitafasha? Kuko yaravuga ati yari amafaranga yo gufasha abandi bantu, nta nubwo ari njyewe bafashaga, ariko kuko Mukamurenzi yarazwi byatumaga abantu bitabira bagashyiramo ayo mafaranga agafasha abantu bakora umukino ngororamubiri bagenzi banjye. Ibitekerezo nk'ibyo ngibyo ntabyo muteganya gukora? Kugeza ubu ngubu ibitekerezo nk'ibyo byo kuba hakorwa ikintu gishingiye ku muntu umwe ntabwo birabaho, ariko wenda simvuze ko bitazabaho, hari igihe cyazabaho impamvu zatuma bibaho. Murakoze. Reka mbaze ikibazo cya nyuma rero naringiye kukibaza, reka ndakibaza bake muri mwe. Mukamurenzi Marciana, uracyakurikira uko urubyiruko ubu ngubu mu Rwanda rw'abirukanka nka metero wowe wirukankaga, hari ibyo ugikurikirana ubu? Ndacyabikurikirana, ariko nk'uyu mudamu uzaza kwirukanka muri Jeux Olympiques hano ntabwo nari muzi. Ni ubwa mbere mwumvise. Uwo nari narakurikiranye ni uwitwaga Nyirabarame, na Dieudonné nawe naramukurikiranaga, n'amarushanwa yakoraga narayakurikiranaga, ahubwo ngubu niho ndushijeho kumumenya. N'ubu rero ndacyakurikirana numva aho bageze. None nk'iyo ukurikira ubona hari icyizere ufite yuko urubyiruko rw'u Rwanda hari icyo bazageraho kirenze icyanyu? Birashoboka, kubera ko ndibaza ko ndi muri Cameroon nahuye n'abakinnyi nabo baje kwirwanka, ubanza na Dieudonné yari arimo, ko nibo babaga ba mbere. Icyo gihe twirwaga mu Cameroon nibo babaga ba mbere. Ahubwo ndabona twebwe dutangira ntabyo twari tuzi, twaranirukaga ntitwamenyaga. Nkanjye narirukaga 800 cyangwa 1500, simenye nuko narangije, simenye aho ntangira, bakanyeka batangirira, nkagenda ngakomeza, nagera imbere bakambwira bati warangije, ntabizi. Aba rero bakiri batoya bafite amahirwe kuba twarabatangiriye, bazi ibyo bakora, bazi n'ibyo bagomba gukora. Ngewe rero ndizera yuko bazagira icyo bageraho mu minsi iri imbere. Nk'uyu mudamu uzaza kwirukanka muri ino Jeux Olympiques, rwose ndi kumva mufitiye icyizere ko ashobora kuzana umudari. Kandi yavuze ko akeneye inkunga yawe no kukubona. Hari icyo uzakora kugira ngo akubone? Azampamagare mu gikari, abaze ba Mathias baramuha nomero zanjye. Okay. Voilà, nta kibazo. Utanze uburenganzira? Ntanze uburenganzira. Okay. Murakoze. Murakoze cyane. Mathias barakuvuze, ni wowe naringiye gukurikizaho. Si wowe uri mu Rwanda urakurikira kandi uracyanakurikira n'ibiba hirya no hino ku isi, atletisme aho irimo iragera. Ubona hari icyizere ufite yuko hari aho u Rwanda rw'ejo ruzageza izina ry'igihugu cy'u Rwanda mu mikino ngororamubiri? Icyizere cyo ndagifite, kuko mbanze no gushimira perezida wa komite olympique, kuko mu mateka ya komite olympique ni umudamu tubonye umuyobozi. Ibyo ari byo byose turifuza ko twazamuvuga neza gusumba abamubanjirije, nibyo twifuza, kuko buriya abadamu batandukanye n'abagabo bagira impuhwe zirenze izacu. Icyizere kirahari, kuko mu by'ukuri nkurikije ukuntu mbona abakinnyi hano, nk'uko Tricia yabivugaga, nuko bigoye,
ariko imyumvire y'abakinnyi iragoye ariko kambanze suri inyuma gato kuri Clementina inama wambazaga urabizi iyo umuntu ageze mu Butaliyani uba urushije abantu bandi bari mu Rwanda intera kuko hariya haba hari amakompetisiyo haba hari ibintu byose urirwanaho ndabizi inzu n'imwe bwe muziriha ibintu byose ariko nuko twabayeho natwe gusa wowe icyo nkwifuriza ni ugutera intambwe nk'iri wateye Firenze kuko biriya bintu wakoze urazi ko ngiye nkunda imikino ngororamubiri ndayikunda wa mugani wa Jamari bavuga ati iyo atletisme ije kuri televiziyo sindyama nanjye nuko ndabikunda gusa urabikunda ariko uri kubikora kugira ngo bigene uko ubyifuza reka turababara buriyo tubona duhagarirwa n'umuntu umwe muri olympique cyangwa muri championnat du monde turifuza ko mu by'ukuri twazabona abantu mu gihe cya disi mu gihe cyanjye twagendaga turi abantu 10 byari ibintu byiza kandi ibyo nifuriza urubyiruko rwacu ndizera ko rero hagize igihinduka kandi ndizera ko kizahinduka dufite impano nk'uko disi yabivuze dufite impano rwose gusa ingorane ni ukuzikurikirana wa mugani icyo mvuga kindi ese twasubiye inyuma nk'uko twatangiye tugafata uturere Rusizi Nyamasheke Karongi igahura n'utu turere tundi turuka mu majyaruguru tugakora kompetisiyo n'abantu bavuyemo tukabaremamo ikipe baba 20 nk'uko twari tumeze imbere niko babiteguraga abo bantu bavamo bakinnyi bakomeye bagakurikiranwa bakajya hariya bakazajya bahagarara igihugu ibyo bishobotse kandi bisaba ibintu byinshi nk'uko natwe twagiye tubitangira ntabwo ari ibintu byinshi ni ukuri rwose icyizere cyo ndagifite kuko hari ubushobozi ibyo byose twabikoraga twe nta bushobozi tunirwana ubu rero hari ubushobozi kuki ibyo bitagerwaho natwe tugahagarara igihugu cyacu turi abantu benshi turi ikipe ni icyo nicyo nifuriza u Rwanda n'urubyiruko ruri hano ngaho Disi Dieudonné nawe tuguhe ijambo rya nyuma ngaho soza hari icyizere ufite kuri ejo hazaza h'imikino ngororamubiri mu Rwanda icyizere cy'ejo hazaza n'ubuyobozi bwiza dufite ndagifite kuko turi mu karere karimo Burundi turi mu karere karimo Ubugande turi mu karere karimo Kenya karimo Tanzania karimo Ethiopia ntabwo ibyo bihugu byose mvuze byatwara imidari ngo hanyuma u Rwanda rwere ko kuba ari rwo rudatwara imidari kandi nzi neza ko mu Rwanda rero dufite ubuyobozi bwiza gusumba ibyo bihugu tuvuze kuko ibyo bihugu mvuze hafi ya byose byateye imbere muri siporo cyane cyane muri atletisme ariko twebwe natwe dufite ubuyobozi bwiza mpamya rero ko ntashidikanya ko igihe kizagera iyo midari batwara natwe noneho tukaba twe dusigara tuyitwara icyo cyizere ndagifite kandi numva igisubizo warumbajije nawe ngishubije murakoze hanyuma ku cyifuzo cyanjye rero ikibazo nashakaga cyangwa se ubutumwa nashaka kugenera perezida wa komite olympique Mathias abaye nk'ugushaho nari gutangira mubwire nti ni ubwa mbere rwose tubonye umumama sinzi nimba ari umumama cyangwa se niba akiri umukobwa ariko ubwo wenda si n'ikibazo namubaza ariko ni ubwa mbere tubonye umumama ayobora komite olympique buriya kenshi na kenshi nyakubahwa muyobozi mugira amarangamutima abagabo batagira kandi mwumva ibibazo vuba cyane gusumba abagabo umukuru buriya azira gutukwa ariko ntazira gutumwa ndagira ngo nkwitumire gutume kwishyira hamwe ry'imikino ngororamubiri twakoze atletisme itarimo amafaranga kandi turyoheye idushimisha cyane cyane ariko yewe tugera aho ngaho n'amafaranga turayabona kuko turayatunga kuko yewe nagize ubutunzi ntakekaga ninjira muri atletisme ko nzagira kuko hari igihe najya gukina isaha imwe ngatsindira 100,000 by'amadolari ndatsinda isaha ikindi cyumweru cyakurikiraho ngatsinda 50 by'amadolari ayo mafaranga sinigeze n'inzoga sinigeze njya gutaba amafaranga yanyubakiye ubuzima ni umunsi ndabufite ariko ubutumwa nshaka kugira ngo nkwihere ibyo byose byiza nakuye muri atletisme soko ndusha abanyarwanda impano nabarushije kugira umwete kandi nakuye mu ikipe ya APR kuko ikipe ya APR yambaye inyuma kugeza nsezera kugera mpagarika none nanjye nagira ngo mbatume nyakubahwa siporo ya none irimo amafaranga mu Rwanda kandi turabibona gusumba iyo twakinnye ndagutumye tubwire mu ishyirahamwe ry'imikino ngororamubiri hari imikino iba tukishima ariko ugasanga abakinnyi turayirebera iyo umuntu yicaye mu inguni rya stade hejuru aho batamubona kandi yarahagarariye igihugu ugasanga umukinnyi ari kuyikurikirana kuri radiyo kandi yarahagarariye igihugu ni ibintu mu bindi bihugu bitabaho
ndagusabye bano bantu bagiye bahagarara nk'igihugu bagiye ari abakinnyi bakomeye Simba mpari ndi muri Amerika ariko mwatubwira ishyirahamwe ry'imikino ngororamubiri igihe habaye imikino tubona nk'urugero nka Kigali Peace Marathon hari abakinnyi bakiniye ikipe y'igihugu batwaye imidari myinshi ishyirahamwe ryajya ribatumira bakaza muri iyo mikino niyo babambika umudari wa Visit Rwanda ntibakine bakicara muri stade aho abandi bakinnyi bato bababona burya hari na message baha abana bagataha bavuga bati nabonye kanaka tuzi ko kanaka twabonanye nk'uko urumva harimo nk'abakinnyi bo ati ese kanaka yari ari hano ntabwo narimbi umuyobozi wa komite olympique turagutumye igihe habaye amarushanwa ishyirahamwe ry'imikino ngororamubiri mu Rwanda nubwo ariko hari abakinnyi mu Rwanda batwaye imidari bagiye babatumira nk'uko no mu bindi bihugu babikora babatumire no guha umuntu amafaranga y'insimburamubyizi kuko aje kwitabira n'agashimwe byashoboka ariko katanabonetse ariko batumira abakinnyi ba kera bahagarariye u Rwanda abandi bana bababone nabo bagira inama baba murakoze. Alice Umuringa ngira ngo ubutumwa barabuguhaye uragira icyo ubuvugaho yego ariko nurangiza kugira icyo ubivugaho nanjye hari ikibazo cya nyuma nagira ngo unsubize. Ndabashimiye rwose abo bantu bampaye ubutumwa niyo batazaga kubumpa ngewe nari kuzabutanga kuko ikintu cya mbere gishimishije muri uyu mukino wa atletisme niwo mukino ufite abantu benshi bahagarariye u Rwanda mu mikino olympique niwo mukino ufitemo abakinnyi benshi bageze ku rwego rw'isi ni ibintu byiza rero ntabwo ari ibintu tugomba gutesha agaciro muri siporo yacu nk'uko mu bintumye nzagerageza uko nshoboye kose ubutumwa nzabugeza ku buyobozi bwa atletisme kandi noneho ngewe rwose nzabasaba yuko bazakoresha uko bashoboye bakaba babonana n'abahari mu gihugu n'ibinaba ngombwa n'aba ngaba bari hanze nabo nk'uko twabashije guhurira ku ikoranabuhanga nabo bazabigerageza kandi ntabwo bazabyanga. Ikibazo rero nashakaga kubaza cya nyuma ni iki murimo murakora kugira ngo byibuze u Rwanda rugere kuri ruriya rwego rwa Kenya rwa Ethiopia ku buryo aba bantu iki cyizere bavuze bafite kitazaraza amasinde? Icyo turakora uyu munsi ni uguhera ku bana bakiri batoya dutangira gutegura imikino hakiri kare nk'ubu ngubu ni ukuvuga ngo mu mikino y'abana turimo turitegura imikino y'urubyiruko izaba muri 2026 waturukanye abana bari hasi rero ukabazamukana byanze bikunze urwo rwego nta nubwo ari ukwigereranya n'ibyo bihugu byonyine twigereranya n'abo muri Afurika nabyo nibikunda tukazaba twigereranya no ku rwego rw'isi ariko cyane cyane imbaraga turazishyira mu bana bakiri batoya kuko niho byose bituruka. Arakoze Alice Umuringa uyu nguyu niwe uhagarariye komite olympique mu Rwanda. Reka nshimire n'abandi bose twari kumwe muri kino kiganiro. Emmanuel Murenzi twashoboye kubana na Disi Dieudonné, twashoboye kubana na Mukakigeri Martin, twashoboye kubana kandi na Uwiringira Julienne, twabanye kandi na Siwonyange Immaculée, twabanye na Elkana Ndagijimana, tubana na Ntawurikura Mathias hamwe na Nyandwi Aloise, twabonye na Mukandanga Clementine na Jean-Marie Vianney Ndagijimana, twanabanye hano kandi na Mukamurenzi Marciana. Reka rero mbashimire mwese nabo twari kumwe hano mu buhinga bw'ibyuma. Twari kumwe na Leya no mu rwego rwo gufata amashusho twari kumwe na Regis. Bose nagira ngo mbashimire ku byo bagerageje kudufasha muri bino biganiro twabayemo. Mwakoze kwihangana, mwakoze gutanga ibitekerezo byanyu, ni umusanzu kandi ni umusingi ugiye kubaka ejo hazaza habakina imikino ngororamubiri mu Rwanda. Mwari kumwe na Ferenga Kwaya, mwese mugira amahirwe y'Imana. Murakoze.